kuba nkijijwe sibyo kuba nkijijwe ni kwirwa nambaye ibintu birebire cyangwa se kwirwa mfite bible mwumva ko n'abantu tugomba kugendana bose bagomba kuba bakijijwe nkanjye ariko nigira mu by'isi ndajya kubyina ndumva ibintu bidunda mu matwi ndambara neza mpure n'abandi bantu barirenze abo twahuraga nabo none se abarokore ntago baba bambaye neza nizo nzoga kandi nzazinywa abarokore ntago tunywa inzoga inshuti zitandukanye n'uko uteye ni byiza yego iwacu twagiraga umuzamu ni nk'aho wari umunyamabanga wanjye umuzamu wo ku gipangu wo kuri gate yego iyo badufungiranaga nka ninjoro nshatse kuba nagenda narabimubwiraga tukabiganiraho yuko nshaka kugenda akabimfashamo kuba nasohoka gana yuko we ngomba kujya mushimira nkajya ngira ikintu mu marira cyangwa se muri icyo gihe atakiba mu rugo ariko tugomba kujya duhura cyane kuruta uko twahuraga mu rugo kumva ntabwo byabaga byemewe ko twabasha kuba twabonana genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko ibintu bimeze neza cyane abakunzi b'urugendo online TV. Reka nizere ko mutangiye umwaka mumeze neza cyane nkuko natwe tumeze neza. Ari umuntu muri kubona kuri kamera niyo tugiye kuganira afite ubuhamya bw'ubuzima, afite ubuhamya n'urugendo. Ibintu byose aba ari urugendo. Niwe tugiye kuganira. Yesu ashimwe, Yesu akozwe. Assalamu alaikum. Yesu ahimbazwe. Nicyo uhisemo? Yego. Kubera icyo ahimbazwa se? Nuko umunsi ku wundi tuba tugomba kumuhimbaza. Bidufitiye izihe nyungu kumuhimbaza? Bidufitiye izihe nyungu? Bidufitiye izihe nyungu kugira guhimbaza Yesu umunsi ku munsi? Mwebwe se cyangwa ngewe? Ngo twese nyine ibiremwa by'Imana. Oya wamuhimbaza bitewe n'impamvu yawe bwite. Ku bwanjye namuhimbaza. Bitewe n'iki? Bitewe naho yankuye nahangejeje n'ahari kunjyana. Yagukuye hakugejeje hakujyanye he? Yankuye kurangejeje hagati azangeza kure cyane. Yego. Yagukuye ku mushogoro bwa niba wamuhanza akugejeje kuri breba. Yaranandingeje ngeze kuri mayonnaise. Amazina ninde? Amazina ni Liliane. Riri. Yego. Nakariri gatoya kamaseko. Oya kivuga kinini kubera ko n'undi munini wikabya kugatuba. Biri ya makuru yawe meze neza? Ya makuru yanjye ni meza. Meze neza nta kibazo. Yego. Dusubira inyuma ibyacu byose aba ari urugendo. Liliane yavukiye hehe? Liliane yavukiye muri Kongo. Muri Kongo ni nini? Ahitwa Masisi. Masisi. Liliane n'umwana n'umunyamasisi. Riri. Yes. Iyo turi mu rugendo nyine tuganiriza umuntu duha umwanya umuntu akavuga urugendo rwe. Yego. Urugendo arimo ubu ngubu cyangwa urwagiye gutangira? Urugendo rwaho yavuye kugeza ubu ngubu tugenda tuganira nyine ku rugendo rwawe. Aho navuye ko ari kure cyane se ubu navuga hose. Cyangwa hari iby'ingenzi ahubwo ugomba gutanga. Hari iby'ingenzi uburyo wakoze, uburyo wize. Yego. Okay. Ngewe Liliane nakuze ndi umukobwa. Mu bahungu bangahe? Mu bahungu 3 n'abakobwa 2. Abakobwa 2. Yego. Wari umukobwa mukuru cyangwa wari umuto? Nari umuto. Yeah. Wakuriye Masisi cyangwa mwaje kuza mu Rwanda? Twaje kuza mu Rwanda. Twaje nkiri muto ariko ubu navuga ko ari maze gukurira. Ubuzima bwawe ukiri muto bwari bumeze bute? Bwari bumeze neza? Bwari bumeze neza cyane cyane kurusha uko nabitekereza cyangwa se kurusha ubu ngubu uko bumeze. Ari umuhanzi uvuga ngo abana bo mu gasoni. Mu gasoni ubwo ni hahandi kuri bya bipangu babanza gukandaho ugasona. Ugasona. Okay, ubwo tugiye kuganira nyine urakomeza kutubwira kwiga kwawe cyangwa se imikuru yawe mu rugo uganira n'ababyeyi. Hari ukuntu umubyeyi nyine uvuga ati nakuze banziririza ibi bintu bangiriza inama z'ababyeyi. Ari zo zamfashije cyangwa se arizo zatumye wenda
cyangwa nazirenzeho bituma bigenda gutya? Ngiye nakuze nganirizwa n'ababyeyi cyane banganiriza ku bintu bimwe na bimwe babonaga nabo byantera ingaruka cyangwa se abakobwa benshi bahura nabyo hanze aha. Nakuze iwacu dukize bishoboka tujya naho dufungiranwa hahandi nta n'uburenganzira nabaga mfite bwo kuba najya muri party n'abandi banyeshuri cyangwa se ngo inshuti yanjye bayagira party ngo mbere nabasha kuba nayijyamo. Ubu ngo barabakaniraga cyane. Baradukaniraga dushakiye n'abazamu tutemerewe gusohoka. Yego. Kandi mu gihe wiga gutaha? Yego, nigaga naho. Ibyo byatangiye kuba ugeze mu kangahe? Byatangiye kuba ngeze mu wa mbere secondaire. Mu wa mbere secondaire ubwo ni handi babonaga nyine bavuga ati uyu mwana afite amashagaga cyangwa se afite igikuriro. Icyo gihe n'undi wari ubyibushye? Oya. Nago nari mbyibushye nk'ubu ngubu. Ariko nari ndinganiyemo. Ibyo bintu rero hari uburyo tujya tukunda kubibona tukabona nk'ahantu bakanira abana bigakunda bikabafasha. Birakunda bikanabafasha ariko ntago ariko bihora. Igihe kiragera ukavuga uti undi gute bahora bankingirana umwanya mbonye wo kujya ku ishuri nkavuga uyu mwanya ntago ndi bujye ku ishuri none ndajya no kureba nuko ibyo hanze abandi bana ibyo bahura nabyo ndebe nuko bimeze. Ibyo babikoraga kubera iki? Kukurinda iki? Kundinda ingaruka zo hanze. Urugero ubusambanyi, inzoga, ubujura n'izindi ngeso nk'izo. N'ibindi bintu wajya mu by'ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge cyangwa se igihe ntabwo wanywaga ku nzoga? Oya ntabwo nazinywaga kuko wacu bari bakishijwe urumva nakuze nkingiranye ntabwo nabashije kuba nabona ayo mahirwe yo kuba nanayafata ku icupa ryazo. Ariko ari igihe mu rugo bari bakijijwe ntazahageraga. Bari cyane. Ntabwo washoboraga kwirekura ugeze nko ku ishuri cyangwa se mu mapati? Oya ntabwo nabishoboraga cyane ko n'abandi banyeshuri twagendanaga ntabwo babashaga kubigendamo cyane. Igihe cyarageze bo ndabarenga njya ku bandi ku zindi inshuti kugira ngo zinyigishe ibindi none ntabona. Washatse kubaho utwika? Naratwikaga koko. Ibyo bintu wabitewe n'iki kumva ko ubuzima urimo wenda bwo kugendana n'abana badatwika butari bwiza bigatuma uhindura inshuti? Nabonaga naho birimo biramvana naho biri kunjyana. Mpitamo guhindura inshuti kugira ngo nige n'ubundi buzima bw'abandi nkumva ko bameze. Ko nabonaga ari bwo bwiza kurusha ubwo narindimo bukijijwe. Urampa urugero rw'umuntu umwana ukijijwe. Ni biki bintu bishobora gutuma ava mu murongo yagera mu by'isi akumva yagumayo? Akumva yaguma mu by'isi? Urugero nshobora kuba nkijijwe. Sibyo? Kuba nkijijwe ni kwirwa nambaye ibintu birebire cyangwa se kwirwa mfite Bible. Mwumva ko n'abantu tugomba kugendana bose bagomba kuba bakijijwe nkanjye. Yego. Ariko nigira mu by'isi ndajya kubyina ndumva ibintu bidunda mu matwi ndambara neza mpure n'abandi bantu barirenze abo twahuraga nabo. None se abarokore ntago baba bambaye neza? Nizo nzoga kandi nzazinywa. Abarokore ntago tunywa inzoga. Nizo nzoga kandi nzinywa. Abarokore bambara nabi? Abarokore ntago bambara neza ngo binshimishe. Ako ntago urahura n'umukobwa murokore wambaye ijipo ndende imubereye n'agashati? Nago turahuru kuko bataba bari kwerekana bimwe mu bice. Ubu se ko wambaye ipantaro wambaye neza? Wambaye neza? Wambaye neza kugira ngo ndebe. Nagiraga ngo uvuga ko umuntu wambaye utuntu tugufi kubera ko abafite ibyo ari kwerekana aba yambaye neza. Oya ntago ari cyo hanini tuba dushaka kugaragaza. Tuba tugira ngo twege mu mitima yacu tunyurwe. Unyurwe. Ese ubona hari ingaruka z'uko umuntu bashobora kumwambika uburyo adashaka? N'urugero wenda uramutse ugiye nko mu barokore bakakwambika ibintu birebire ushaka ibigufi byakugiraho izihe ngaruka? Nta ngaruka nazo ariko nakumva mbangamiwe ku bwanjye. Wakumva ubangamiwe? Yego. Wigeze ubaho ubangamiwe? Nabayeho mbangamiwe aho mu rugo bamfungiranaga simbashe kuba najya mu bwisanzure bwanjye kandi numvaga nshaka kwisanzura. Iki cyatuma gushaka kwisanzura? Ubwo wari ugeze mu myaka y'ubushyuhe? Byarenze ubushyuhe koko. Ubwo si iyo myaka ntabwo washoboraga kuba wagendera mu ngeso mbi? Ingeso mbi nazigendeyemo cyane ariko ku bwanjye nabwo icyo gihe wari kumbwira ngo ni ingeso mbi ngo mbe nabyo. Wiga mu wa kangahe? Mu wa mbere? Niga nko mu wa kabiri secondaire. Mu wa kabiri? Yego. Nizihe ngeso mbi ubwo wagenderemo?
hari igihe tuvuga ingeso mbuga sanga ni twatundi tw'abana wenda ukavuga najyaga mu mapati ko bagukaniraga wabigeraga huti. Iyo nasohokaga numvaga yuko nyine ngomba kwita nisanga muri izo ngeso kuko numvaga ko mbikeneye kandi umutima wanjye uri no kubishegera. Urugero nyine nk'ibiki? Inzoga, guhura n'abahungu. Gute? Mu buryo bw'ubusambanyi. Mayo akagira inkuru. Ndumva ibintu bihindutse. Noneho ni we muntu wa mbere ubyemeye. Abandi barabikwepfa. Kuki babikwepa kandi bibaho? Wari ufite imyaka ingahe? Nafite imyaka 17. Icyo gihe ntago mineri isuga mineri icyo ntabwo tubireba ibyo ngibyo. Yari yakaza ibintu. Yari tarabikaza kandi niyo yarabikajije ubuse babura kubikora. Reka dutanga amakuru ahubwo abo bantu bose bafatwe. Icyaha ntago kiyagisaza. Murabakura he ko bakuze ubu nabo? Barakuze. Ubuse ngiye ko nkuzi bari kumenya ko ibyo bintu bikoze. Nuvuga ngo watakaje ubusugi ufite imyaka ingahe? 16. Uramwibuka umuntu wabutwaye? Nago namwibuka. Ejo bundi naganirije umukobwa ukiri isugi mukuru afite imyaka 30. Uwo ngo afite ikibazo n'ukuri ararembye. Nta kibazo afite. Aragifite. Ari muri Yesu kandi aguye neza. Yesu bamujyamo bate? Uramuzi? Aya. Umwakira mu mutima wawe nk'umwami n'umukiza. Arimo ariko ntabwo ubusa arimo wowe. Ntabwo wasambana Yesu wagume mu mutima wawe. We. Ujya usenga? Senga ku minsi mikuru. Ubusaba iki? Tabanga Imana indinda amahoro. Ariko uzi ko Imana iriho. Ariko nabwo mbyumva kuko abantu mubivuga mwege mu. Ubigendera mu bigare none. Gendera mu bigare. Ko sindemera kwiba uko sindayibona. Imana izakwereke no kuburiho byonyine no kubera Imana igukunda sibyo? Niko tubivuga ariko nago tuyizi. Niko biri. Niko biri urayizi? Mwarahuye? Imana ashanda yibona mu bikorwa cyane. Uribona mu bikorwa. No kuba nahuye nawe ubu ni Imana iri kugira ngo nkubwirize kugira ngo ugaruke mu nzira. Ahubwo nekereza ko impamvu nawe uvuga yuko iriho cyangwa si hari nuko wakuze ariko byumva. Ariko mu by'ukuri ntabwo uyizi. Ariko turasenga tugasaba. Mukanerekwa. Kandi Imana ikaduha. Nta kintu urasaba? Mana. Ujye usaba nde? Usaba abagabo. Nsaba n'abagabo. Agaze ibintu byose umuntu aririza kuroshya ibintu byagahita byemera. Reka dusubire inyuma gatoya utaza kunshika. Turi ku buhamya bwawe. Urugendo rw'ubuhamya bwawe uvuze ukuntu nyine ndashaka tubwira abantu watangiye gucika mu ruguti ko bagukaniraga cyane kugeza ubwo uwo mwanya wabona gute kandi wavuga ko bamwafungiranwaga mutari mwemereye gupfa gusoko. Nibyo nakubwiraga ngo kugira inshuti zitandukanye nuko uteye ni byiza. Yego. Iwacu twagiraga umuzamu ni nk'ari wari umunyamabanga wanjye. Umuzamu wo ku gipangu? Wo kuri gate yego. Iyo badufungiranaga nka ninjoro nshatse kuba nagenda. Narabimubwiraga tukabiganiraho yuko nshaka kugenda akabimfashamo kuba nasohoka. Naza tugakomunikana akabasha kuba yamfungurira kugira ngo nsubire mu nzu wacu nibabimenye yuko nagiye. Kandi akabasha kuba yambikira iryo banga. Wamuhaga iki? Nta kintu namuhaga uretse kuba yaranyubahaga gusa iyo nabibonaga nk'amafaranga cyangwa nawe wajya gugira? Ntago najyaga ngira kuko naramukundaga mwiyumvamo ariko ntago byari ibintu biri. None se iyo wagendaga ninjoro wajyaga he? Nabaga navuganye n'abahungu b'abashiti banjye cyangwa se umuhungu twakundanaga. Nafite umuhungu wankundaga ariko guhura nawe bitugora nkajya mbona rimwe na rimwe arashaka kunyanga kubera ikibazo cy'uko atambonera igihe. Utamubonera igihe nawe kandi atambonera igihe kuko nicyo kinani twajyaga dupfa. Rero mbonye bigiye kuzaduteranya mfata umwanzuro wo kujya ncika mu rugo mbiganiraho n'uwo muzamu wacu akajya abasha kuba yamfasha kuba nasohoka. Ntabwo yagufashije nk'inshuro nka zingahe? Ntabwo yamfashije nkeya kuko zirenze 10. Nta na rimwe mwigeze mufatwa? Kuva nasohoka bwa mbere ntibamfate bwa kabiri nahise numva yuko n'igihe kindi bazamfata. Mu rugo bagufata gute? Mu gihe wowe wakoraga ibyo bamfataga n'ubundi umwana mwiza kuko ntago babimenyaga ko ibyo byose mbikora. Ko n'ubundi nakomezaga n'undi ngabereka yuko mpari ndi umwana mu rugo nta. Yo wagendaga ninjoro wagarukaga ryari? Agarukaga bugiye gucya. Ubwo nuvuga ngo mu bavandimwe bawe nta muntu n'umwe wamenyaga ko wagiye? Nta n'umwe. Icyo gihe wabanaga nande mu nzu mu bavandimwe bawe? Nabanaga na musaza wanjye na mama wanjye na papa.
abandi babaga badahari ntago bandi baharerewe. Ibyo bintu ko numva ari atari nuvuga ngo none ubu ushobora kuba umuhamya wuko bamwe mu bana bakanirwa n'ubundi bishobora kubagiraho ingaruka. Ibyo byose bishobora kuba byarakubayeho kubera ko bagukaniraga. Ikintu cya mbere kibi nabonye ni ugukanira abana ukirwa bafungiranye ukumva yuko aribwo badakora ibibi, buryo basohotse nibwo dukora bibi kurusha bya bindi tureka tukagenda ku neza ku mugaragaro nabireba. Wigaga mu wa kabiri dukomereze story. Ubwo mu wa kabiri hararangira waratangiye gukora amabi. Ubugiye mu wa gatatu. Se bura na amabi. Waratangiye kwisanzura. Yego. Tangiye kwisanzura ko naga yari amabi. Ntabwo umwana w'imyaka 16 ariko nabwo ntabwo twabishyigikira ko kujya mu busambanyi ari ibintu byiza kuko na leta yigufashira guhana kandi guhana kubera ko buri kumwangiza. Iraguhana ariko se yaguhana. Iguhana nyine wowe uri kumwangiza. None se ubona ariko we nta kingaruka zimuza. No ariko abari kwangirika kamemo. Yangirika te urabona mbaye iki wapfa kumenya ko nabikoze. Nta hantu wangiritse ubwo. Na hamwe. Nta rugingo na rumwe urwagize. Urabona nakomeye. Dushobora kuba wenda ku mubiri ukomeye ariko mu mutwe ugasanga hari nk'uburyo ndi muzima. Ndi muzima na cyane ahubwo nabonye aribyo byanyorohereje ubuzima. Kagira inkuru. Ariko iyo nta muntu yigira abantu uyigire. Ntiyigira abakunzi banjye rwose dore ndabakunda ntago nababwira ngo bazanyure nko mu nzira banyuze muri kare. Ntago basinyuramo ko buri wese agenda agira uko yagiye aca mu bye. Ibyo waciyemo rero byaje gukomeza uti n'amasomo yawe gugiye mu wa gatatu. Narakomeje nkajya mbigenza gutyo n'ubundi kurumva mu rugo bari bataramenya yuko mbacika ninjoro. Ngagenda rimwe na rimwe nkanizanira ibintu by'amayagono no nkazanira wa muzamu wacu nkamubwira ni enda nguhembe. Urumva rero amaze kumenyera bishoboka. Yego. Igihe kiragera wa muzamu abona akazi kandi ndi mu wa gatatu. Abona kandi kazi noneho karenze ako twego yakoraga kubuzamu n'ubundi ariko amafaranga ari hejuru. Tuvugana yuko we ngomba kujya mushimira tuvugana yuko we ngomba kujya mushimira nkajya ngira ikintu mu marira cyangwa se muri icyo gihe atakiba mu rugo ariko tugomba kujya duhura cyane kuruta uko twahuraga mu rugo kumva ntabwo byabaga byemewe ko twabasha kuba twabonana. Agiye dupanga umunsi umwe ngiye ku ishuri nimugoroba ntashye. Ni ukuvuga ngo umuzamu yaragiye ava iwanyu ariko mukomeza kujya muvugana. Turakomeza tuvugana ko urumva yangiriye neza yatumye menyana n'abandi bantu nkajya mbona byinshi birenze n'undi byo nabonaga. Yari umusaza cyangwa yari umujene? Umusore mwiza cyane. Dupanga ko tugomba kujya tubonana kurumva niba we yarankuye hamwe nago mu rugo bamagaye nda buri kimwe. Ariko uko yabashije kuba yamfasha njye basha no gusohoka njye gushaka n'ibindi byisumbuye kubyo nabonaga niyo mpamvu namwe basindamwe nanjye ngomba kukwitura byo wamfashije. Ngomba kukwitura ko wowe ugeze mu wa gatatu secondaire. Ubone kandi wavuze ko mu rugo mwari mumeze neza. Hari ibyo tumeze neza ariko hari ibyo none sizo nzoga barazinguriraga. Ariko yatumye ngera hanze njya kwiga kuzinywa. Wiga kuzinywa ubona abaziguha. Mbona abazima bakajya none se baziguhaga ku buntu ni ba bantu beza tuvuga cyangwa ikiguzi. None se wacu bamaga n'uwo mugabo byibuze nabyo twiga. Nawe babaga umushaka none yego ko. Bakajya umwana w'umukobwa nzajya nirirwa mfite inkoni muragera. Ahubwo nibyo bibi kumva natutwararagiwe. Namba we. Urumva natwe tumeze nk'abaziritse. Umwana wo mu wa gatatu ubwo ni ukuvuga ngo cyakoze. Ese umwana wo mu wa gatatu n'udafite umubiri. Ahubwo umuzamu ndi no kumushaka nzamubone muhembe. Yego. Komeza nawe. Nyine yamfashije we kujya ngera hanze nkahura nabo bagabo nkahura n'amafaranga abasha no kuba najya n'ahandi ari hose nkeneye kuba nasohokera. Bituma ngera n'ahandi hantu ntarinzi. Urumva narinzi mu gipangu cy'iwacu gusa ari no ku ishuri. Ariko noneho bituma ngera n'ahandi ntatekerezaga ko nahagera. Utangira kugera hanze kandi nukuvuga ngo hari uburyo bavuga ngo buriya itungo ryo mu rugo ubwo reka mbivane ku bantu.
n'urugero nk'imbwa yari yo mu rugo ikajya hanze ikaba iy'ishyamba ubundi iyo usohotse nibwo ubona ibyiza biri hanze ahubwo uhita nuvuga ngo uhita ubundi muntu ahubwo tubona niwanyu bakwanga kuba birirwa bagufungiranye ubona waracikanwa ibintu byiza cyane niki kintu se cyakuryoheye ku buryo uvuga ati mu rugo baranyangaga banzirikaga we byonyine uzi no kujya kwenjoyinga n'abahungu mugasangira inzoga ugataha wumva ibibazo byose warabyibagiwe wumva nta n'icyo ushaka gutekereza ibyo byo birahagije ntabwo inzoga zikemura ibibazo njye zarabinyemuriraga n'abahungu kandi bakabikemura kuko iwacu nta bari bahari bari baga banegereje ariko nasohokaga nkajya kubareba nta nubwo ari umwe n'abahungu ubwo se urumva umwe yajya atuma mpora nsimbuka buri munsi urumva nari narabigize akazi nari meze nk'umuntu uhembwa ku kwezi noneho nagiye nganiriza abantu benshi bakambwira utuntu duto ariko noneho ubu ngubu ikiganiro ngiye kiranananiye umwana wo mu wa gatatu na gatatu segonderi niyo mpamvu ni kumva ko bishobora kuba warangiritse gute reka dukomeze ubuhamya ndaza kubikubwira birangiye kwangirika se ushatse kuvuga oya reka dukomeze ubuhamya kubera ko nitubisubiza ubu turaba duciyemo ubuhamya ugeze umuzamu wanyu arimutse yaragiye mukomeje kujya muvugana ego nawe mwavuganaga n'iki yarasigaye cyatuma niki kindi yagufashaga cyangwa nawe wari utangiye kujya umugirira sante n'ubundi aba mu rugo naramukundaga ariko nyine nkabona nyine n'umuntu cheap nkabona ari hasi sibyo kandi nkabona n'ikindi hantu duhurira mu rugo bazabimenya wari kujya umusanga mu nzu z'abazamu oya bari kuzadufata rero duhitamo kujya duhurira hanze agiye mwigeze mubigana wabonaga wese abi yarabirimo kuko yabigiyemo mbere yanjye ariko nanjye nkajya mbibona nanjye rero nkajya numva amaraso yanjye naye birimo birakururana yego dupanga umbwire ko nawe hahiye ariko harahiye se ntabwo twatwitse gusa umukobwa rwose n'urwandiko ngo byagenze utese twapanze yuko ngomba kujya kumusura arampamagara ambwira uti yahembwe kandi ntabwo nari kujya kumureba yari yarabonye akandi kazi yego ari ahandi ariko noneho yifitiye na geto ye akoraga amanywa nimugoroba agataha akajya muri geto ye arangije arampamagara ambwira uti uyu munsi n'undi wamenyereye gusimbuka nabikumenyereje n'ubundi ngwino ndebe turarane mu gitondo ubyuka ugenda nk'ugiye ku ishuri uzatahira rimwe nimugoroba ari ubwa mbere ubwo wari ugeze mu wa gatatu nari nyine mu wa gatatu ntabwo bwari ubwa mbere nubwo bwari ubwa nyuma kandi n'undi numvaga ngiye mukunda noneho kuva yava mu rugo numvise aribwo bibaye byiza kurusha uko yarakiri mu rugo turaryamana havamo kese yuko antera inda yego ayinteye uretse sitori iryoshye yari incitse we mwararyamanye nawe uwo munsi cyangwa mwakomeje kujya muryama twararyamanaga mbere agahusha ko noneho turyamanye uwo munsi nibwo yayinteye yego uterwa inda n'umuzamu w'iwanyu Getimani nerwa inda n'umuzamu w'iwacu kandi numva ndi proud yabyo uretse ko atabaye proud yabyo kubera ubwoba bwo kumva yuko wacu bazamugira nabi cyangwa se nanjye ubwanjye namutanga afata umwanzuro wo kunshi kagenda atanambwiye ubwo wari ugeze imyaka 17 baba agatunda baba bateyemo iki urubuto ariko bimeze neza cyane iyo nda rero mu rugo kubimenya kubibabwira nawe urabyumva babwiye hashize igihe kingana gute gize amezi angana nabibabwiye hashize amezi 3 kuko nubundi ntago nari kubabwira ndi mu rugo gutya turi kumwe gutya oya nabibabwiye magaze nko kuri gate mita nsohoka ngenda kuko urumva bari kwita banyica nanjye burundu none bamenya ngo nahitewe n'umu gateman ibyo byari kuba ari ibindi ari burundu wagiye he utwite nabibabwiye mita kuko urumva nabwiye mama uzi ko nwite mita ngenda nago nakomeje ngo magararaho gusa nahise mucika njya nanu kure muri za Bugesera atazamenya naho cyangwa atazananshakisha telefone nzikuraho umungu nkomeza ndamuhamagara we yaragiye ko we nabimubwiye mbere gifite amezi 2
we ahita agenda none najya namuhamagara bakambwira ngo nimero mpamagare hanze y'igihugu mpita numva ko umuhungu yagiye rero ubuzima bunyobeye biba ngombwa yuko nsaba imbabazi mu rugo kugira ngo masubire bamfashe kumva nta kazi nari mfite na n'ubundi buryo nagombaga kubaho biba ngombwa yuko nsaba imbabazi mu rugo basaba yuko bamfasha nkasubira mu rugo nkongera nkaba umwana mu rugo ariko barabanza barabyanga bavuga ko mbaye igicibwa mu muryango ndastrugglinga biranga curuza gataro biranga oya se yego umwana wo kwa bose yego wacuruje agataro hehe Nyamata mu Bugesera agataro ubwo wacuruzaga ibiki n'ibiki nacuruzaga ibintu bijyanye n'amavuka n'imineke wari waramaze kubyara oya utwite nari mfite inda nini kubwo buzima utari warabukoriyemo wabyiyadapse ute kugira ngo wumve ko noneho birangiye byarabanje birangora birantonda kugira ngo mbashe kuba nakwisanga muri ubwo buzima binsaba n'ubundi ngera irumva nta mafaranga nari mfite na n'ubushobozi ubundi se wagiye hari umuntu wenda wari ufite usanza Nyamata nawe nari mfite ahubwo numvaga ko ariho hano iwacu batabasha kuba bamenya kondi wari ufite amafaranga ariko yo kugufasha muri nari mfite tike yonyine y'ibihumbi 2,000 yamvanaga mu mujyi wa Kigali ngeze Nyamata mageze biba ngombwa yuko n'ubundi mbanza nkaca muri bwa buzima mo gake kugira ngo mbashe kuba nashaka amafaranga nimugoroba nkajya nigira mu kabari gushaka abagabo bakanyera amafaranga ongera nkataha umaze kubona igishoro nibwo nagiye nshaka nabanje nshaka amafaranga y'inzu ubwo uwo mwana harya umwana n'ubwo taragaragara ubwo umwana n'umuntu wateye inda cyangwa abandi bagabo baje nyuma ubwo bo harya ntago babimenyaga nagerageje kwihisha cyane narabigerageje ndayicara ntabwo yagaragaye ngira ngo umwana ubwo uyu muntu ateye inda akigendera undi muntu akaryamana na wa mugore umwana harya ubwo avuka ari none se udukingirizo tuberura hiki cyangwa umwana avuka sana wa wundi wakorakuje oya ntabwo wakorakujwe abandi iyo nda ntabwo yakorakujwe n'abandi cyane ko hari condom zadufashaga yego ko koresha agakingirizo agakingirizo niko kamfashaga ni nako kabashije kuba kangiza hose kuko n'abazaga bakavuga ngo dukorera aho ahita numva yuko none ubuzima mba mbutaye kure kurusha uko bampereza make watinyaga iki natinyaga sida icyo gihe ubu ni ikintu ntukitinya ubu ntago nkitinya oya se yego yewe urambabaje ubu nibwo ikaze nibwo imeze nabi oya ubu se wapfa kubona umuntu ukapfa kumenya ko arwaye sida ariko ntituzabimenya ibyo nibyo wanga ariko sida ntabyo uzamenya cyane inama ye ntimuyumve mukoresha udukingirizo badukoreshe cyane ariko burya ibyanga kandi ni ukuvuga ngo gusambana ni icyaha reka tubanze tubwire abantu buryo ubusambanyi ni icyaha Imana yanga urunuka bigira n'ingaruka nyinshi cyane yego kuko uyu nguyu ari mu ngaruka n'ubu ngubu yego ngira ngo aracyazirimo ari mu bihana ariko nabo Imana yaramubabariye kubera ko Imana yakicaye ku ntebe y'imbabazi yarakubabariye nimba warasabye imbabazi kandi nimba utarayisabye iki nicyo gihe cyo kugira ngo ugaruke nzayizisaba cyari iminsi yego ko ndahamagara pasiteri n'undi uri hafi hanora indi kubona apotre yombi oya aracyari iminsi yo kuba nasaba imbabazi kuko ntabwo ndagera ku byo nshaka neza ndacyari gushaka kandi urumva n'isaba imbabazi umunsi ndacyari kwenjoyinga no kureba uko isi imeze se ninzi isaba uyu munsi ubwo urumva nkongera izahita imana nabi uretse bakugenda reka tubanze dukomeze ibyo turabanzura yego ubwo ubuzima rero bwaje kugenda ute Nyamata urumva nagiye nshaka bwaje kwangura garuka Kigali ntabwo bwahise bwanga ako kanya ahubwo byabaye ngombwa yuko nkora ncuruza nyine nabikoze nk'amezi nk'abiri urumva indari itangiye no kugaragara cyane ngera hano numva ko ntagishaka no kubaho ngiye nyine numva ubuzima buranze no guteka ngiye nyine nkone yangiye nyine birananira indingwa nabi nkagenda nkarwara nabura n'undwaza mu nzu mfata umwanzuro noneho gushaka abantu bamwe bakuze abasaza musaba imbabazi ndamwinginga mubwira yuko yamfasha kangiza mu rugo akabasha kuba yansabira imbabazi kugira ngo nongere nsubire mu nagize ngo washatse igisaza ntago nari kukibona niyo ndi bisaza by'iki biza ubwenge kirakure kukabanza ukabyara kikazaza nyuma ego nuko ngeze mu rugo nabo barongera baranyanga n'ubundi nsubirayo
urahageze mu rugo bambwira yuko batankeneye kuko nabaye igicibwa mu muryango ntago banshaka nifate nkaho na n'umuryango ngiye. Ninde muntu wabyangaga cyane ni mama wabyangaga. Uri waramubabaje ubwo? Nari namubabaje kuko urumva nyuma yabwo inshuti zanjye zagendaga zikamubwira ukuntu twaraye mu tubari ukuntu twasinze kandi azi yuko mu buzima busanzwe ntazi nuko inzoga isa. Ntabyemere ukanabimubwira nanabyemera akanakubwira ngo umwana wanjye uramubeshyeye kandi nimuza kumutenguha. Naramutengushye namutenguha nabera n'ababara arabyumva nawe kuko byinjiye mu mubiri. Nyuma y'ibyo bintu byose si byaje kugenda ute yagira ngo umbwire umwana wa muzamu zamu wanjye ndayaje kugeza amezi 8 zamu wanjye araza asanga narakomeye nta kibazo nigeze impura nacyo gusa nawe nyuma yabwo yarongeye n'ubundi arantenguha asanga nibyo nari maze kugeraho arabyibara bitwara. Yaraje murabana yasheje kunsura ariko ambwira yuko yabonye akazi kandi keza agomba kugumayo akageza kunsura nk'umugore we akajya asubira mu kazi. Araza ambwira ko agomba kunsura icyumweru kimwe ubundi akongera kwisubirira mu kazi ke numva ko nyine n'ubundi ari umugabo ngomba kumufata nk'umugabo cyane ko nari namutwitiye. Arangije asanga nibyo nagezeho nashakishije nizo struggle zose n'inda byose arabifatana byarabinye baragenda. Arakwemeza aragenda rwose nta n'ikibazo na gitoya telefone nayikura nancika. Bita biba ngombwa yuko ngiyewe nongera nkajya gushaka andi mafaranga bundi bushya noneho. Nabwo yashatse muri bwa buryo. Nashatse muri bwa buryo kandi noneho hari abantu bakunda abantu batwite n'ubundi. Ugize Imana ugahura nabo wumva wasekewe aguherezayo umwaka wose aza gutunga umwaka wose. Nabonye umugabo ugomba kuntunga akangira umugore we ariko n'umuntu afite urundi rugo akangira umugore wa kabiri. Usenya urugo rw'abandi. Ntago narusenye ko sinagiye kumuzana. Wararumunze. Narimunze gute ntari muzi. Yaranyizaniye icyo gihe inshuti yanjye. Mwebwe mutuma abantu batuba kuzungo nk'abamama. Ubwo si yataza gutyo nge nari kuzabahoni. Ahubwo Imana yararebye ku mugani wawe ngo Imana urayizi. Imana yararebye ibona nzapfa nabi. Iramunzanira. Imana yararebye ibona rwose n'ubundi uyu mwana azabaho nabi. Imana biramuzanye ibona. Biramunzaniye n'ukuri kandi noraho nemekwe n'Imana ibaho. Guzi ko ushaka ko warababaje abana be bakabura minerivare yazanye iwawe. None sinjye basi nari umwana nk'abandi nari niyanze. Oya uzabura nako ariko Imana yaramunzaniye ko ariko Imana iracicaye ku ntebe y'imbabazi humura. Kitamaye umusore kampa umugabo. Serese bafite iki baguhaza. Naho rero yamaye umugabo ufite icyo afite abasore ndi bari kuza baje kuntesha umutwe. Ahubwo n'ubu ngubu ukeneye umusaza. N'ubu ngubu ahubwo kuri kamera ndabivuze. Nkeneye umusaza. Ukeneye gusenya urugo rw'abandi. Ndusenya sara uwo ngiye kuguzana mu kiziriko. Yego ko. Azizana. Mungu wangu we. Nibiki mwabantu mwe. Abanyarwanda mujye mukunda ubuntu bw'Imana bukujeho uhinduke mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Nawe Imana igufashe. Kandi Imana nukurira cyagukeneye. Ubu se umbwije ukuri ufite umugore wowe. Uri muri za ntama 99 zagiye. Imwe ngiye kuzana na Kristo tugushakisha. Abasaza mu nkurikiye bafite gahunda. Monchake. Abasaza ndababujije. Ni mwiyahure rwose ni mwiyahure. Uyu muntu akeneye deliverance. Kereka nushaka nihaza abasaza b'abapasteri bakabanza bakakora bakagusengera. Oya nisi kucyumva yuko umusaza batacoboka cyangwa ntashoboka ngiyewe. Tumuryango. Icyakubwiye cyiza cy'abasaza buri yawo. Kereka nimushaka umusaza wapfakaye byibuze ukamuherekeza muri pansi. Nanjye wapfakaye sinamutora. Ubushaka ufite umuryango utesha umutwe. Uwo muryango ayo mafaranga y'uwo musaza tuye tuyagabanamo kabiri. Nanjye mbeho. Ko baza ubwenge se. Ahubwo abasaza bankurikiye abanyaproaching. Abo turi kubwira bose baza ubwenge. Muri no minsi basigaye barabuze ariko muri icyo gihe byari byoroshye kuba wababona. Ubu basaza barabuze. Ubu barabuze basigaye nabo sinzi ibyabo. Kandi urabakeneye. Mana yanjye. Mana urabyumva kuko ntabwo nakwihakanye Mana urabizi. Ariko ndabakeneye. Mbega isengesho ringa ryari ry'umujura. Ni ibiganiro bye. Bareka tubanze dukomeze twumve ariko ubuntu bw'Imana bukugiho Imana ikugire neza iguhindure. Amen. Iguha akazi. Ngiye nagusabira akazi cyangwa ukabona uburyo bundi bwo kubaho ibyo bintu ukabireka.
yego amen. Ntago ngiye kubwira abagabo ngo muze mumurebe bayabona nimeranye ndayibasigira bajya banampamagara. Ntago twamamaza ubusambanyi. Reka ubwo se kereka nimba uvuga ngo wenda ndadoda cyangwa se nkora amasuku nimba ari nk'umusaza igipangu cye cyangwa se uwari wese ariko si oya ntago ari umusaza gusa umuntu ari wese ufite business ijyanye n'ibiki business yari yose fa ko ari business ushaka gutanga akazi wagakora iminsi ngahe iminsi yose yaba yifuza ko tuyikorana mw'abantu mwe mu mwakazi ntari urugo rwawe warusanga kuri Nyabarongo ariho kubera iki oya n'ubundi rega ntawe usenya urwasenyutse ubundi urwo rwari ruri mu nzira aho gwenda rwarabuze ngiyewe none ngo reka twiyumvira ubwo buhamya bwazamu wagwanye waguteye inda byaje gukomera haryo ubwo yaraje yaranyiba asubira i Bugande arabura biba ngombwa yuko n'ubundi nsubira mu kazi urumva igihe cyo kubyara cyari kiri no kwegereza ariko bimwe na bimwe narabashe ko na saving udufaranga na ducya twamfasha mbyara ndakomeza ndakora cyane nkoresha imbaraga ariko ntakora bya bindi gusa bya bindi nagiraga amasaha mbikora nkagira n'andi masaha yo gukora ese ubwo uri kubihishira iki wari wakoraga uburaya nakoraga akazi k'uburaya yego kuko bya bindi abantu bashobora kugira ngo ni nk'utuntu wajyaga gukora ari mugoroba oya twakora ni mugoroba twari udutaro nuvuga ngo imirimo y'amaboko yari yaraguhombeye yari yarananiye yego kubera n'ikibazo cy'uko ntigeze nyimenyera kumanywa rero nkirwa nikorera agataro kanjye nibereye mu kazi ninjoro nkigira mu muhanda wanjye kandi nkazana amafaranga uko nayashakaga nane yavunikiye cyane ubu ariko nizere ko waburetse ko hashize igihe kinini Imana navuga ko Imana yangiriye ubuntu iyo ubonye ko numva ibintu bitoroshye biragoye nyine muri ubu buzima biragoye ntago byoroshye yewe ubwo nukuvuga ngo ibyo ndagira ngo wenda haryo umwana ibyo bintu byose uri kuvuga umwana bafite imyaka ingahe umwana ejo ndi kuri 20 z'ukwezi kwa 12 yujuje imyaka 7 mama wafite 24 nine sha mwagiye mukubagana kera we mwakoze amabiki ariko ngo ntago tugikubagana nk'icyo gihe urabona twarakoze none umbwira rero ubuzima bwawe ese umwana imikurire ye papa we yigeze wenda akuba hafi ntabwo yambaye hafi kuko urumva icyo gihe amara kunyiba yahise agenda ntabwo yongeye kugaruka ubu ngubu mubanye ute nta n'amakuru yenzi mba numva ubu ngubu wongeza ngana ntakinamukeneye cyane umwana ntago ajya kubaza ntago ajya bimbaza yego ni umukobwa n'umuhungu ni umukobwa murabana cyangwa mujyanye mu rugo namujyanye mu rugo ari kumwe na mama baje umubyeyi yaje kukubabarira umubyeyi yaje kumbabarira ariko urumva yambabariye hari icyo maze kwigezaho maze kumwereka impinduka zuwo narindi w'icyo gihe niziye mpinduka wakoze waretse inzoga waretse abagabo naretse inzoga mwereka ariko nayobotse n'inzira yo gusenga ariko kwari ukumubeshya ariko ari kugira ngo mbone inzira zo gutambukamo ntago wahinduka ndakuzi nakubonye rwose ibyo guhinduka kwawe rwose ariko nanahinduka ukeneye ko banzana bagitwaza ba masasu ba Antoine Rutayisire ni nk'ukwezi kugira ngo mbashe nabyumva neza bose bakakuryamaho bakataba birukane umudayimoni ni nk'umwe mudayimoni ubona ufite ukomeye cyane uyu ngubu nawe mbona nyifite ariko mbere ubwo nari mufite unaremereye ahubwo nuko ariko buriya byanashoboka nanjye Imana ishobora kunkoresha Imana uyu mukobwa mwaturiyeho ikintu bita umugabo w'umugisha mukuyeho umudayimoni w'ubusambanyi mu izina rya Yesu amen vuga utamena amen okay kandi Imana yanjye ndayizeye irabikora Imana iguha umugabo ikuvana ibyapa imihanda kuko ikigaragara cyo ntabwo ntago ari wowe ubu ngubu ntabwo umugabo ndamukenera ndashaka kubanza nkakora nkiteza imbere by'umugabo ariko ntubona amafaranga binyuze muri za nzira zo zagendanye n'igihe cyaza ariko wenda hazamo gakeya ubonye nk'igisaza cy'indangare upyo ikofu uhita uyirukankana Imana yagwana ko kiba ari indangare nyine ubu ugiye kugifasha fazari ahubwo cyagwa ari nk'abasaza baba bagurishije amakawa yagurishije intoki cyakora nk'uwo duhuye ubu ngubu Kireka Imana imumaye nk'izi saha amagurutse hano mu kiganiro ngatajya kumureba ariko ngo hari abasaza ngo babajene da nukuri babazi no gukora akazi bagira ngo nicyo bari gukurira ubu ngubu mana we
harya witwa mama nde? Nitwa mama Doriane. Mama Doriane. Yeah. Doriane ameze neza ariko. Doriane ameze neza cyane. Yego. Ubu rero nirihe somo wabonye mu bintu byakubayeho? Somo nabonyemo ni ry'ubuzima. Ni ry'ubuzima. Nabashije kuba nahura. Ubuzima burahinduka. Ubuzima burahinduka kandi burya naje gusanga umubiri byarudahatse. Kuko ntabwo biba byoroshye. Ni urugamba rurerure cyane, ariko nk'abakobwa nabashishikariza kureka ibintu by'ibiyobyabwenge. Wigeze ubikoreshaho? Nabikoreshejeho. Cyane cyane inzoga cyangwa se abahungu bari hanze aha bose baratubeshya. Ntabwo abahungu bahari ubu ngubu ari ejo heza hacu, ahubwo ejo heza hacu ni ukwiteza imbere tugashaka icyo gukora n'ubwenge n'ubumenyi. Narigize ngo n'abasaza. Narigize bijya kubanga ejo heza naje gusanga ari abasaza atari aba. Cy'umusaza agufashiriza naho uri, si ngombwa ngo ujye kubana nawe ko ntabwo nabo babikeneye. Kandi nta nubwo agoza ku nkeke. Umusaza baranabihaze. Ariko ubu si ubwo wabana n'umunsi. Umusaza afite ikibazo cy'uko yarwaye n'umugongo. We nakumvisha ufite uri gushaka abantu uhuhura ahubwo wowe. Namuhubura ne? Umuhuhura ukamukura n'utubaraga yari ifite. None se ubundi aje ari umugabo wanjye, undi n'ugute arayatankwere cyamuzanye. Baranavuye iwacu nareba se. None se uzi ko nubana n'umugabo buri munsi muzamubikora? Buri munsi ahubwo buri ko tugiye kuryama akamenya ko ariyo ndetse. Ntabwo bibaho. Uzaganire n'abashatse bazakubwira. Ari umusore. N'icyumweru kirashira. Njyewe ebwo ko. Mungu wangu we, ntabwo umugore nagusabye ari uyu rwose. Reka. Fazari ngo umemeze rinye. Ngare ikibazo ni ikihe? Kireka umva. Ubwo byasaba ko nyine mbanza kwibagirwa ubu buhamya bwawe numvise. Guys, hari ikibazo cyanjye mwaba mwabonye cyatuma uyu mugabo ambwira gutyo. Nako nandwa ari umugabo n'umusore, kandi nari mukeneyemo nk'umufasha. Murabyumva muti. Mungire inama. Dukomeze ikiganiro dawo nteye isoni. Ahubwo nawe wenda nagushakira umugabo, naguha pasi. Uwo wanshakira se urumva atakumerera nabi. Unagushakira? Nagushakira ibandi nyine, nuzi urumva nagushakira umugabo. Ntabwo ngo namutunga. Nashaka uzajya usimbuka igipangu unyuze hano nawe agasimbuka anyuze hepfo mugahura mwese mugaruka. Oya gusa Imana irabizi yuko. Cyangwa nkagushakira umuntu byibuze usenga akaguhindura. Ntabwo nashakana n'umurokore cyangwa se umuntu usenga. Uzajya urara mu butayu. Ntabwo namushaka uwo mugabo. Ko ndi kubona suzakorera. Ahubwo ngaze arara mu butayu, yazarara mu kabari. Ko ndi kubona suzakorera Imana. Imana yo ndayikorera bizi yuko aho yankuye ni kure, ariko umugabo Mana yanjye rwose ujya kurara mu butayu. Reka manure ariko mpanure. Nkwaturireho ibintu nakosimpanura. Uzaba umuntu usenga. Yego. Uzanakorera Imana. Amina. Kuko haracyari igihe. Yego. Uracyari muto. Nashaka umugabo Mana rwose ubyumva, umugabo urara mu butayu we. Uzajya ujya no mu butayu gushaka Imana. Yego Mana yanjye. Imana abizi ko duhurira henshi. Muhurira he? Duhurira ku kabari. No ku kabari bihari. Kuba byonyine bampaye uwo mwanya cyangwa se uwo mwuka wo kwanagera muri ako kabari. Siyo. Ibihari. Agira naho nkunda. Gusa inshuti zanjye abavandimwe banjye ndabashishikariza kutagendera muri iyo nzira, kuko ntabwo ari nziza. Kuba narakuyemo sida ngakuramo inda nibyo byiza kurushaho kugira ngo bikuremo byose. Wafashe izihe ngamba? Nafashe ingamba zo gukoresha amaboko yanjye nkiteza imbere, nkazamuka ngiye n'umwana wanjye. Byaba byanze umubiri waba wanze? Umubiri wanze mfite umuntu ntereta. Ufite umu boyfriend? Boyfriend azi ubuhamya bwawe byose arabizi. Cyangwa agiye kubibona? Leta nyirukana. Cyangwa bagiye kubibona hano? Cyangwa iki kiganiro azakibona? Ntabwo icyo ngicyo twagipfa mugabo wanjye. Arabizi yuko mukunda kandi ingesi irahinduka. Ingesi irahinduka. Means ko wahindutse. Wakareka twifurize ko wahinduka nk'ibyo uvuze ati ngakora nkiteza imbere n'umwana wanjye. Ukora iki? Muri iki nkora akazi kose mbonye. Uturimo tw'amaboko ujya ubasha gukora n'utuhe? Imbari n'umuntu ufite business cyangwa se uvuga washobora gucuruza iki? Ikintu cyose cyo gucuruza nagicuruza. Cyangwa wayanywera? Wa mugabo we wambabari kareka gusa muri sukari ukuri gutuma numva nzikumbuye. Icyaka? Yego. Yego. Hano hantu dukorera ikiganiro bahita ahantu hatagatifu. Cyakoze nimba ari fanta yo ngira ngo wayinyweye. Ntabwo wayinyweye baguhinde. Fanta nagiryoha. Yego. Biterwa n'iki? Nane kihindura mu mubiri ahubwo twongerera amasukari, kandi isukari nyinshi mu mubiri biziko atari nziza.
ariko ari icupa. Yesu iyereka uyu muntu kuko n'umugaragu wawe ariko iki kiganiro kiri mu biganiro bingoye ariko by the way yari inzira yo kugira ngo byibuza kubwira ukuntu Imana igira neza. Yego. Haracyari igihe Imana yicaye ku ntebe z'imbabazi kandi hora yicayeho. Yego. Birashoboka ko ushobora kugera mu rugo ukicuza. Muri aka kanya? Yego. Ukabwira ngo ibyo nakoze byose Mana nsabye imbabazi. Rega nibyo nitukikomeze gusaba imbabazi Imana. Nabipangiye igihe cyabyo ntago ubungubu ndatangira kubitekereza. Ntago urabohoka ariko nibahoka nzayisaba imbabazi kandi narabizi yuko uri mu isezerano. Gusa impande bayejo cyangwa uyu munsi. Nta kibazo ubwo nyine najyaho shitani yangeneye cyangwa se Imana yangeneye. Kandi rega Imana irabizi yuko nakoze ibyaha nanjye atari nge. Ubundi se ukorera nde muri abantu babiri? Bose ndabakorera ko ntago navuga ngo harimo umwe n'ibyaha nkora. Bombi urabakorera bose. Ubona uwo ukorera cyane ari inde? Nowe pfiriye. Oya, pfiriye bunga yaramaze kuntwara ko naga nkunze muri no minsi kuko namwiranze. Ariko ikibazo nuko mbakorera bose. Hakagira uwo nkorera cyane ubungubu. Uri gukorera nde cyane ubu? Ubundi gukorera Imana kugira ngo yego intabare byibuze. Gukorera ni nk'utuwe tuntu tubiri ujye ukora cyangwa se mbwira nk'ibintu ujye ukora ukavuga ati nakoreye Imana nakoze iki nakoreye Imana ndabizi. Ndafasha. Yego urafasha. Byiza cyane. Mu bukene bwanjye ndafasha. Yego. Okay. Ibyo ni byiza n'ibindi bizaza. Reka ngushimire cyane kandi Imana ikwiyereke, Imana iguhindurira amateka ube mushya. Imana ikiruta byose Imana iguhe amafaranga iguhe n'ibyo ukora kuko rimwe na rimwe hari igihe tubona umuntu ariko kubwira ati nakoze ibi nakoze bari kugasanga byose nirari ryo gushaka kugira agere ku byisi ibyo atabasha kwiha ariko ndakeka ko uramutse ufite amafaranga uramutse ufite byinshi ufite birashoboka cyane ko byose wabireka ugakurikira inzira nziza yagakiza. Nkaba natangaga n'ubutumwa ku rubyiruko. Rubyiruko nituzikajye twishinga ibiri hanze aha kuko byose birashira kandi tubibonera igihe cyanya cyariko bikagendera igihe kitari cyo tutabiteguye. Guys, ndabifuriza amahirwe masa kandi mukoresheje umutwe wanyu n'amaboko yanyu kimuzakina cyose muzakigeraho. Murakoze cyane. Ngaho bwira abantu nimero yawe ya telefone ariko abantu bagushakira ibyiza. Nimero yanjye ya telefone 0788 19 48 136. Murakoze. Dushakiye n'abazamu tutemerewe gusohoka. Yego. Kandi mu gihe wiga gutaha? Yego, nigaga naho. Ibyo byatangiye kubugeze mu kangahe? Byatangiye kuba ngeze mu mbere secondaire. Mu mbere secondaire ubwo ni handi babonaga nyine bavuga ati uyu mwana afite amashagaga cyangwa se afite igikuriro. Icyo gihe n'ubundi wari ubyibushye? Oya. Nago nari mbyibushye nk'ubu ngubu. Ariko nari ndinganiyemo. Ibyo bintu rero hari uburyo tujya tukunda kubibona tukabona nk'ahantu bakanira abana bigakunda bikabafasha. Birakunda bikanabafasha ariko ntago ariko bihora. Igihe kiragera ukavuga uti undi gute bahora bankingirana umwanya mbonye wo kujya ku ishuri nkavuga uyu mwanya ntago ndi bujye ku ishuri none ndajya no kureba nuko ibyo hanze abandi bana ibyo bahura nabyo ndebe nuko bimeze. Ibyo babikoraga kubera iki? Kukurinda iki? Kundinda ingaruka zo hanze. Urugero ubusambanyi, inzoga, ubujura n'izindi ngeso nk'izo. N'ibindi bintu wajya mu by'ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge cyangwa se igihe ntabwo wanywaga ku nzoga? Oya ntabwo nazinywaga kuko wacu bari bakishijwe urumva nakuze nkingiranye ntabwo nabashije kuba nabona amahirwe yo kuba nanayafata ku icupa ryazo. Ariko ari igihe mu rugo bari bakijijwe ntazahageraga. cyane. Ntabwo washoboraga kwirekura ugeze nko ku ishuri cyangwa se mu mapati? Oya ntabwo nabishoboraga cyane ko n'abandi banyeshuri twagendanaga ntabwo babashaga kubigendamo cyane. Igihe cyarageze bo ndabarenga njya ku bandi ku zindi inshuti kugira ngo zinyigishe ibindi none ntabona. Washatse kubaho utwika? Naratwikaga kuko. Ibyo bintu wabitewe n'iki kumva ko ubuzima urimo wenda bwo kugendana n'abana badatwika butari bwiza bigatuma uhindura inshuti? Nabonaga naho birimo biramvana naho biri kunjyana. Mitamo guhindura inshuti kugira ngo nige n'ubundi buzima bw'abandi numva ko bameze. Ko nabonaga ari bwo bwiza kurusha ubwo narindimo bukijijwe. Urampa urugero rw'umuntu umwana ukijijwe. Nibiki ibintu bishobora gutuma ava mu murongo yagera mu byisi akumva yagumayo? Akumva yaguma mu byisi? Urugero nshobora kuba nkijijwe. Sibyo? Kuba nkijijwe ni kwirwa nambaye ibintu birebire cyangwa se kwirwa mfite Bible
mwumva ko n'abantu tugomba kugendana bose bagomba kuba bakijijwe nkanjye. Yego. Ariko nigira mu by'isi ndajya kubyina ndumva ibintu bidunda mu matwi ndambara neza mpure n'abandi bantu barirenze abo twahuraga nabo. None se abarokore ntago baba bambaye neza? Nizo nzoga kandi nzazinywa. Abarokore ntago tunywa inzoga. Nizo nzoga kandi nzinywa. Abarokore bambara nabi? Abarokore ntago bambara neza ngo binshimishe. Ako ntago urahura n'umukobwa w'umurokore wambaye ijipo ndende imubereye n'agashati? Ntago turahura kuko bataba bari kwerekana bimwe mu bice neza w'ibinyemeza. Ubu se ko wambaye ipantaro wambaye neza. Wambaye neza? Wambaye neza kugira ngo ndebe. Nagiraga ngo uvuga ko umuntu wambaye utuntu tugufi kubera ko abafite ibyo ari kwerekana aba yambaye neza. Oya ntago ari cyo hanini tuba dushaka kugaragaza. Tuba tugira ngo twege mu mitima yacu tunyurwe. Unyurwe. Ese ubona hari ingaruka z'uko umuntu bashobora kumwambika uburyo adashaka? N'urugero wenda uramutse ugiye nko mu barokore bakakwambika ibintu birebire ushaka ibigufi byakugiraho izihe ngaruka? Nta ngaruka nazo ariko nakumva mbangamiwe ku bwanjye. Wakumva ubangamiwe? Yego. Wigeze ubaho ubangamiwe? Nabayeho mbangamiwe aho mu rugo bamfungiranaga simbashe kuba najya mu bwisanzure bwanjye kandi numvaga nshaka kwisanzura. Iki cyatuma gushaka kwisanzura? Ubwo wari ugeze mu myaka y'ubushyuhe? Byarenze ubushyuhe koko. Ubwo si iyo myaka ntabwo washoboraga kuba wakora wagendera mu ngeso mbi? Ingeso mbi nazigendeyemo cyane ariko ku bwanjye ntabwo icyo gihe wari kumbwira ngo ni ingeso mbi ngo mbe nabyumva. Wiga mu wa kangahe? Mu wa mbere? Niga nko mu wa kabiri segonderi. Mu wa kabiri? Yego. Nizihe ngeso mbi ubwo wagenderemo? Hari igihe tuvuga ingeso mbi ugasanga ni twa tundi tw'abana wenda ukavuga najyaga mu mapati ko bagukaniraga wabigeraga ute? Iyo nasohokaga numvaga yuko nyine ngomba kwita nisanga muri izo ngeso kuko numvaga ko mbikeneye kandi umutima wanjye uri no kubishegera. Urugero nyine nk'ibiki? Inzoga, guhura n'abahungu. Gute? Mu buryo bw'ubusambanyi. Mayo akagira inkuru. Ndumva ibintu bihindutse. Noneho ni we muntu wa mbere ubyemeye. Abandi barabikwepye. Kuki babikwepa kandi bibaho? Nefite imyaka 17. Icyo gihe ntago mineri isugo mineri icyo ntabwo tubireba ibyo ngibyo. Yari yakaza ibintu. Yari itarabikaza kandi niyo yarabikajije ubuse babura kubikora. Reka dutanga amakuru ahubwo abo bantu bose bafatwe. Icyaha ntago kiyagisaza. Murabakura he ko bakuze ubu nabo? Barakuze. Ubuse ngiye ko nkuzi wari kumenya ko ibyo bintu bikoze. Nuvuga ngo watakaje ubusugi ufite imyaka ingahe? 16. Uramwibuka umuntu wabutwaye? Nago namwibuka. Ejo bundi naganirije umukobwa ukiri isugi mukuru afite imyaka 30. Uwo ngo afite ikibazo n'ukuri ararembye. Nta kibazo afite. Aragifite. Ari muri Yesu kandi aguye neza. Yesu bamujyamo bate? Uramuzi? Aya. Umwakira mu mutima wawe nk'umwami n'umukiza. Arimo ariko ntabwo ubusa arimo wowe. Ntabwo wasambana Yesu ngo mu mutima wawe. We. Ujya usenga? Senga ku minsi mikuru. Ubusaba iki? Tabanga Imana indinda amahoro. Ariko uzi ko Imana iriho. Ariko nabwo mbyumva kuko abantu mubivuga mwege mu. Ubigendera mu bigare none. Gendera mu bigare. Ko sindemera kwiba uko sindayibona. Imana izakwereke no kuburiho byonyine no kubera Imana igukunda sibyo? Niko tubivuga ariko ntabwo tuyizi. Niko biri. Niko biri urayizi? Mwarahuye? Imana ashanda yibona mu bikorwa cyane. Uribona mu bikorwa. No kuba nahuye nawe ubu ni Imana iri kugira ngo nkubwirize kugira ngo ugaruke mu nzira. Ahubwo nekereza ko impamvu nawe uvuga yuko iriho cyangwa si hari nuko wakuze ariko byumva. Oya. Ariko mu by'ukuri ntabwo uyizi. Ariko turasenga tugasaba. Mukanereko. Oya. Kandi Imana ikaduha. Nta kintu urasaba? Mana. Ujye usaba nde? Usaba abagabo. Nsaba n'abagabo. Agaze ibintu byose umuntu yaririza kuroshya ibintu byagahita byemera. Reka dusubire inyuma gatoya utaza kunshika. Turi ku buhamya bwawe. Urugendo rw'ubuhamya bwawe uvuze ukuntu nyine ndashaka tubwire abantu watangiye gucika mu ruguti ko bagukaniraga cyane kugeza ubwo uwo mwanya wabona gute kandi wavuga ko bamwafungiranwaga mutari mwemereye gupfa gusoko. Nibyo nakubwiraga ngo kugira inshuti zitandukanye nuko uteye ni byiza. Yego. Iwacu twagiraga umuzamu
ni nk'aho wari umunyamabanga wanjye, umuzamu wo ku gipangu wo kuri gate. Yego, iyo badufungiranaga nka nijoro nshatse kuba nagenda, narabimubwiraga tukabiganiraho yuko nshaka kugenda, akabimfashamo kuba nasohoka, naza tugakominikana, akabasha kuba yamfungurira kugira ngo nsubire mu nzu wacu ntibabimenye yuko nagiye, kandi akabasha kuba yambikira iryo banga. wamuhaga iki? Nta kintu namuhaga uretse kuba yaranyubahaga gusa iyo nabibonaga nk'amafaranga naramuhaga. Cyangwa nawe wajya gugira? Oya, ntabwo najyaga ngira kuko naramukundaga mwiyumvamo, ariko ntabwo byari ibintu biri. None se iyo wagendaga nijoro wajyaga he? Nabaga navuganye n'abahungu b'abashiti banjye, cyangwa se umuhungu twakundanaga, nafite umuhungu wankundaga, ariko guhura nawe bitugora, nkajya mbona rimwe na rimwe arashaka kunyanga kubera ikibazo cy'uko atambonera igihe. Utamubonera igihe nawe kandi atambonera igihe, kuko nicyo kinani twajyaga dupfa. Rero mbonye bigiye kuzaduteranya, mfata umwanzuro wo kujya ncika mu rugo, mbiganiraho n'uwo muzamu wacu, akajya abasha kuba yamfasha kuba nasohoka. Ntabwo yagufashije nk'inshuro nka zingahe? Ntabwo yamfashije nkeya kuko zirenze inshuro 10. Nta na rimwe mwigeze mufatwa? Kuva nasohoka bwa mbere ntibamfate, bwa kabiri nahise numva yuko n'igihe kindi bazamfata. Mu rugo bagufata gute mu gihe wowe wakoraga ibyo? Bamfataga n'ubundi umwana mwiza kuko ntabwo babimenyaga ko ibyo byose mbikora. Ko n'ubundi nakomezaga n'undi nkabereka yuko mpari ndi umwana mu rugo. Iyo wagendaga nijoro wagarukaga ryari? Nagarukaga bugiye gucya. Ubwo nuvuga ngo mu bavandimwe bawe nta muntu n'umwe wamenyaga ko wagiye? Nta n'umwe. Icyo gihe wabanaga nande mu nzu mu bavandimwe bawe? Nabanaga na musaza wanjye na mama wanjye na papa, abandi babaga badahari, ntabwo bandi baharirewe. Ibyo bintu ko numva ari hatari. Nuvuga ngo none ubu ushobora kuba umuhamya w'uko bamwe mu bana bakanirwa n'ubundi bishobora kubagiraho ingaruka. Ibyo byose bishobora kuba byarakubayeho kubera ko bagukaniraga? Ikintu cya mbere kibi nabonye ni ugukanira abana ukirirwa bafungiranye, ukumva yuko aribwo badakora ibibi, buryo basohotse nibwo dukora bibi kurusha bya bindi tureka tukagenda ku neza ku mugaragaro nabireba. Wigaga mu wa kabiri? Dukomereze story. Ubwo mu wa kabiri hararangira waratangiye gukora amabi, ubugiye mu wa gatatu? Se bura na amabi waratangiye kwisanzura? Yego, tangiye kwisanzura ko naga yari amabi. Ntabwo umwana w'imyaka 13 ariko nabwo ntabwo twabishyigikira ko kujya mu busambanyi ari ibintu byiza, kuko na leta yigufashira guhana, kandi guhana kubera ko buri kumwangiza. Iraguhana ariko se yaguhana iguhana nyine wowe uri kumwangiza. None se ubona ariko we nta kingaruka zimuza? No, ariko abari kwangirika kamemo. Yangirika te? Urabona mbaye iki? Wapfa kumenya ko nabikoze? Nta hantu wangiritse ubwo? Na hamwe. Nta rugingo na rumwe urwagize? Urabona nakomeye? Dushobora kuba wenda ku mubiri ukomeye, ariko mu mutwe ugasanga hari nk'uburyo ndi muzima. Ndi muzima na cyane, ahubwo nabonye aribyo byanyorohereje ubuzima. Kagira inkuru. Ariko iyo nta muntu yigira abantu uyigire. Ntiyigira abakunzi banjye rwose, dore ndabakunda, ntago nababwira ngo bazanyure nko mu nzira banyuze muri kare. Ntago basinyuramo ko buri wese agenda agira uko yagiye aca mu bye. Ibyo waciyemo rero byaje gukomeza ute n'amasomo yawe ugiye mu wa gatatu? Narakomeje nkajya mbigenza gutyo, n'ubundi kurumva mu rugo bari bataramenya yuko mbacika nijoro. Nkagenda rimwe na rimwe nkanizanira ibintu by'amayago, noneho nkazanira wa muzamu wacu nkamubwira ni enda nguhembe. Urumva rero amaze kumenyera bishoboka. Yego. Igihe kiragera wa muzamu abona akazi kandi ndi mu wa gatatu. Abona kandi kazi noneho karenze ako twego yakoraga kubuzamu n'ubundi, ariko amafaranga ari hejuru. Tuvugana yuko we ngomba kujya mushimira nkajya ngira ikintu mu marira, cyangwa se muri icyo gihe atakiba mu rugo aribwo tugomba kujya duhura cyane kuruta uko twahuraga mu rugo, kumva ntabwo byabaga byemewe ko twabasha kuba twabonana. Agiye dupanga umunsi umwe ngiye ku ishuri,
nimugoroba ntashye. ni ukuvuga ngo umuzamu yaragiye ava iwanyu ariko mukomeza kujya muvugana. Turakomeza tuvugana ko urumva yangiriye neza, yatumye menyana n'abandi bantu nkajya mbona byinshi birenze n'ibyo byo nabonaga. Yari umusaza cyangwa yari umujene? Umusore mwiza cyane. Dupanga yuko tugomba kujya tubonana, kurumva niba we yarankuye hamwe ntabwo mu rugo bamagaye nda buri kimwe. Ariko kuko yabashije kuba yamfasha njye basha no gusohoka njye gushaka n'ibindi byisumbuye kubyo nabonaga, niyo mpamvu namwe basindamwe nanjye ngomba kukwitura byo wamfashije. Ngomba kukwitura. Wowe ugeze mu wa gatatu secondaire. Ubone kandi wavuze ko mu rugo mwari mumeze neza. Hari ibyo tumeze neza ariko hari ibyo none sizo nzoga barazinguriraga. Ariko yatumye ngera hanze njya kwiga kuzinywa. Wiga kuzinywa ubona abaziguha? Mbona abazima bakajya none se baziguhaga ku buntu ni abantu beza tuvuga cyangwa ikiguzi? None se wacu bamaga n'uwo mugabo byibuze nabyo twiga. Nawe babaga umushaka none yego ko. Bakajya umwana w'umukobwa nzajya nirirwa mfite inkoni muragera. Ahubwo nibyo bibi kuko baratutwara ragiwe. Nama we baratutwe tumeze nk'abaziritse. Umwana wo mu wa gatatu ubwo ni ukuvuga ngo cyakoze ese umwana wo mu wa gatatu n'udafite umubiri. Ahubwo umuzamu ndi no kumushaka ngo nzamubone muhembe. Yego komeza nawe. Nyine yamfashije kujya ngera hanze nkahura n'abo bagabo, nkahura n'amafaranga abasha no kuba najya n'ahandi ari hose nkeneye kuba nasokera. Bituma ngera n'ahandi hantu ntarinzi. Urumva narinzi mu gipangu cy'iwacu gusa ari no ku ishuri. Abakora no bituma ngera n'ahandi ntatekerezaga ko nahagera. Utangira kugera hanze kandi nukuvuga ngo hari uburyo bavuga ngo buriya itungo ryo mu rugo ubwo reka mbivane ku bantu. N'urugero nk'imbwa yari yo mu rugo ikajya hanze ikabiyishyamba. Ubundi yusohotse nibwo ubona ibyiza biri hanze. Ahubwo uhita nuvuga ngo uhita ubundi muntu. Ahubwo tubona ni wanyu bakwanga kuba birirwa bagufungiranye. Ubona waracikanwa ibintu byiza cyane. Niki kintu se cyakuryoheye ku buryo uvuga ati mu rugo baranyangaga banzirikaga we? Byonyine uzi no kujya kwenjoyinga n'abahungu mugasangira inzoga ugataha wumva ibibazo byose warabyibagiwe, wumva nta nicyo ushaka gutekereza. Ibyo byo birahagije. Ntabwo inzoga zikemura ibibazo. Njye zarabinyemuriraga n'abahungu kandi bakabikemura kuko iwacu nta bari bahari, bari baga banegereje ariko nasohokaga nkajya kubareba. Nta nubwo ari umwe n'abahungu. Ubwo se urumva umwe yajya atuma mpora nsimbuka buri munsi. Yego ko. Urumva nari narabigize akazi. Nari meze nk'umuntu uhembwa ku kwezi. No, nagiye nganiriza abantu benshi bakambwira utuntu duto ariko none ubu bitsiganiro ngiye kiranananiye. Umwana wo mu wa gatatu. Na gatatu secondaire. Niyo mpamvu ni kumva ko bishaka kuba warangiritse. Gute? Reka dukomeze ubuhamya ndaza kubikubwira birangiye. Kwangirika se ushatse kuvuga? Oya. Reka dukomeze ubuhamya kubera ko nitubisubiza ubu turaba duciyemo ubuhamya. Ugeze umuzamu wanyu arimutse yaragiye mukomeje kujya muvugana. Ego nawe mwavuganaga ni yarasiga cyatuma niki kindi yagufashaga? Cyangwa nawe wari utangiye kujya umugirira sante? N'ubundi aba mu rugo naramukundaga ariko nyine nkabona nyine n'umuntu cheap, nkabona ari hasi. Sibyo kandi nkabona n'ikindi hantu duhurira mu rugo bazabimenya. Wari kujya umusanga mu nzu z'abazamu. Oya bari kuzadufata. Rero duhitamo kujya duhurira hanze agiye. Mwigeze mubigana wabonaga wese abi yarabirimo kuko yabigiyemo mbere yanjye. Ariko nanjye nkajya mbibona nanjye rero nkajya numva amaraso yanjye naye birimo birakururana. Yego. Hayi. Dupanga umbwire ko nawe hahiye ariko. Harahiye se? We ntago twatwitse gusa. Abukobwa rwose n'urwandiko ngo byagenze utese? Twapanze yuko ngomba kujya kumusura. Arampamagara ambwira uti yahembwe. Kandi ntabwo ne kujya kumureba yari yarabonye akandi kazi. Yego ari ahandi ariko noneho yifitiye na ghetto ye. Akoraga amanywa nimugoroba agataha akajya muri ghetto ye. Arangije arampamagara ambwira uti uyu munsi n'undi wamenyereye gusimbuka nabi kumenyereje n'ubundi ngwino ndebe turarane mu gitondo ubyuka ugenda nk'ugiye ku ishuri. Uzatahira rimwe nimugoroba. Ari ubwa mbere. Ubwo wari ugeze mu wa gatatu? Nari nyine mu wa gatatu.
ntabwo bwari ubwa mbere nubwo bwari ubwa nyuma kandi n'undi numvaga ngiye mukunda noneho kuva yava mu rugo numvise aribwo bibaye byiza kurusha uko yarakiri mu rugo. Turaryamana havamo kese yuko antera inda. Yego ayinteye uretse story iryoshye yari incitse we. Mwararyamanye nawe uwo munsi cyangwa mwakomeje kujya muryama? Twararyamanaga mbere agahusha ko no turyamanye uwo munsi nibwo yayinteye. Yego uterwa inda n'umuzamu wanyu Getimani? Nerwa inda n'umuzamu wacu kandi numva ndi proud yabyo, uretse ko atabaye proud yabyo kubera ubwoba bwo kumva yuko wacu bazamugira nabi cyangwa se nanjye ubwanjye namutanga afata umwanzuro kunshi kagenda atanambwiye. Ubwo wari ugeze imyaka 17? 17. Baba agatunda baba bateyemo iki urubuto ariko bimeze neza cyane. Iyo nda rero mu rugo kubimenya kubibabwira nawe urabyumva? Bababwiye hashize igihe kingana gute gize amezi angahe? Nabibabwiye hashize amezi 3. Kuko n'ubundi ntabwo nari kubabwira ndi mu rugo gutya turi kumwe gutya. Oya nabibabwiye magaze nko kuri gate mita nsohoka ngenda kuko urumva bari kwita banyica nanjye burundu noneho bamenya ngo nahitewe n'umu gateman ibyo byari kuba ari ibindi ari burundu. Wagiye he utwite? Nabibabwiye mita kuko urumva nabwiye mama uzi ko nwite mita ngenda. Ntabwo nakomeje ngo mpagararaho. Gusa nahise mucika njya n'ahantu kure muri za Bugesera atazamenya naho cyangwa se atazananshakisha telefone nzikuraho. Umuhungu nkomeza ndamuhamagara we yaragiye ko we nabimubwiye mbere gifite amezi 2. We ahita agenda none najya nanamuhamagara bakambwira ngo nimero mpamagare hanze y'igihugu. Mpita numva ko umuhungu yagiye. Rero ubuzima bunyobeye biba ngombwa yuko nsaba imbabazi mu rugo kugira ngo masubire bamfashe. Kumva nta kazi nari mfite na n'ubundi buryo nagombaga kubaho. Biba ngombwa yuko nsaba imbabazi mu rugo basaba yuko bamfasha nkasubira mu rugo nkongera nkaba umwana mu rugo. Ariko barabanza barabyanga bavuga ko mbaye igicibwa mu muryango ndastrugglinga biranga curuza gataro biranga. Oya se? Yego. Umwana wo kwa boss? Yego. Wacuruje agataro hehe? Nyamata mu Bugesera? Agataro ubwo wacuruzaga ibiki n'ibiki? Nacuruzaga ibintu bijyanye n'amavuka n'imineke. Wari waramaze kubyara? Oya. Urutwite? Nari mfite inda nini. Kubwo buzima utari warabukoriyemo wabyiyadapse ute kugira ngo wumve ko noneho birangiye? Byarabanje birangora birantonda kugira ngo mbashe kuba nakwisanga muri ubwo buzima. Binsaba n'ubundi ingera irumva nta mafaranga nari mfite. Ubundi se ugiye hari umuntu wenda wari ufite usanze aho Nyamata? Nawe nari mfite ahubwo numvaga ko ariho hantu wacu batabasha kuba bamenya kondi. Wari ufite amafaranga ariko yo kugufasha muri Nari mfite tike yonyine y'ibihumbi 2 yamvanaga mu mujyi wa Kigali ngeze Nyamata. Mageze biba ngombwa yuko n'ubundi mbanza nkaca muri bwa buzima mo gake kugira ngo mbashe kuba nashaka amafaranga. Nimugoroba nkajya nigira mu kabari gushaka abagabo bakanyera amafaranga ongera nkataha. Umaze kubona igishoro? Maze kubona igishoro nibwo nagiye nshaka nabanje nshaka amafaranga y'inzu. Ubwo uwo mwana hari umwana n'ubwo yari taragaragara. Ubwo umwana n'umuntu wateye inda cyangwa abandi bagabo baje nyuma ubwo bo harya ntago babimenyaga nagerageje kwihisha cyane. Narabigerageje ndayicaga ntabwo yagaragaye. Ngira ngo umwana ubwo uyu muntu ateye inda akigendera undi muntu akaryamana na wa mugore umwana arya ubwo avuka ari none se udukingirizo tuberura hiki cyangwa umwana avuka asana wa undi wakorakuje? Oya ntabwo wakorakujwe abandi iyo nda ntabwo yakorakujwe n'abandi cyane ko hari condom zadufashaga. Yego ko koresha agakingirizo. Agakingirizo niko kamfashaga ni nako kabashije kuba kangiza hose ko nabazaga bakavuga ngo dukorera aho ahita numva yuko none ubuzima mba mbutaye kure kurusha uko bamereza make. Watinyaga iki? Natinyaga sida icyo gihe. Ubu ni ikintu ntukitinya? Ubu ntago nkitinya. Oya se? Yego. Yewe urambabaje. Ubu nibwo ikaze nibwo imeze nabi. Oya ubu se wapfa kubona umuntu ukapfa kumenya ko arwaye sida ariko ni tuzabimenya. Ibyo nibyo wanga. Ariko sida ntabyo uzamenya cyane.
iyi nama ye ntimuyumve mukoresha udukingirizo badukoreshe cyane ariko burya ibyanga kandi ni ukuvuga ngo gusambana ni icyaha reka tubanze tubwire abantu buryo ubusambanyi ni icyaha Imana yanga urunuka bigira n'ingaruka nyinshi cyane yego kuko uyu nguyu ari mu ngaruka n'ubu ngubu yego ngira ngo aracyazirimo yego ari mu bihano ariko Imana yaramubabariye kubera ko Imana yacicaye ku ntebe y'imbabazi yarakubabariye nimba warasabye imbabazi kandi nimba utarisabye iki nicyo gihe cyo kugira ngo ugaruke nzayizisaba cyari iminsi yego ko ndahamagara pasiteri n'undi uri hafi hanora indi kubona apotre yo yaracyari iminsi yo kuba nasaba imbabazi kuko ntabwo ndagera ku byo nshaka neza ndacyari gushaka kandi urumva n'inzira imbabazi umunsi ndacyari kwenjoyinga no kureba uko isi imeze se ninzi isaba uyu munsi ubwo urumva nkongera izahita imana nabi uretse bakugenda reka tubanze dukomeze ibyo turatanzura yego ubwo ubuzima rero bwaje kugenda ute bw'inyamata Nyamata urumva nagiye nshaka bwaje kwangura garuka Kigali ntabwo bwahise bwanga ako kanya ahubwo byabaye ngombwa yuko nkora ncuruza nyine nabikoze nk'amezi nk'abiri urumva indari itangiye no kugaragara cyane ngera hano numva ko ntagishaka no kubaho ngiye nyine numva ubuzima buranze no guteka ngiye nyine nkone yangiye nyine birananira indingwa nabi ngagenda nkarwara nabura n'undwaza mu nzu fata umwanzuro noneho gushaka abantu bamwe bakuze abasaza musaba imbabazi ndamwinginga mubwira yuko yamfasha akangiza mu rugo akaba yabasha kuba yansabira imbabazi kugira ngo nongere nsubire mu nagize ngo washatse igisaza ntabwo nari kukibona niyo ndi bisaza by'iki gihe biza ubwenge kirakure kukabanza ukabyara kikazaza nyuma ego nuko ngeze mu rugo nabo barongera baranyanga n'ubundi nsubirayo urahageze mu rugo bambwira yuko batankeneye kuko nabaye igicibwa mu muryango ntago banshaka nifate nkaho na n'umuryango ngiye ninde muntu wabyangaga cyane ni mama wabyangaga uri waramubabaje ubwo namubabaje kuko urumva nyuma yabwo inshuti zanjye zagendaga zikamubwira ukuntu twaraye mu tubari ukuntu twasinze kandi azi yuko mu buzima busanzwe ntazi nuko inzoga isa ntabyemere ukanabimubwira ntanabyemera akanakubwira ngo umwana wanjye uramubeshyeye kandi nimuza kumutenguha naramutengushye namutenguha nabi aranababara arabyumva nawe kuko byinjiye mu mubiri nyuma y'ibyo bintu byose se byaje kugenda ute agira ngo umbwire umwana wa muzamu zamu wanjye inda yaje kugeza amezi 8 zamu wanjye araza asanga narakomeye nta kibazo nigeze mpura nacyo gusa nawe nyuma yabwo yarongeye n'ubundi arantenguha asanga nibyo nari maze kugeraho arabyibara bitwara yaraje murabana yasheshe kunsura ariko ambwira yuko yabonye akazi kandi keza agomba kugumayo akageza kunsura nk'umugore we akajya asubira mu kazi araza ambwira ko agomba kunsura icyumweru kimwe ubundi akongera kwisubirira mu kazi ke numva ko nyine n'ubundi ari umugabo ngomba kumufata nk'umugabo cyane ko nari namutwitiye arangije asanga nibyo nagezeho nashakishije n'izo struggle zose n'inda byose arabifatana byarabinyi baragenda arakwemeza aragenda rwose nta n'ikibazo na gitoya telefone nayikura nancika bita biba ngombwa yuko ngiyewe nongera nkajya gushaka andi mafaranga bundi bushya noneho nabwo yashatse muri bwa buryo nashatse muri bwa buryo kandi noneho hari abantu bakunda abantu batwite n'ubundi ugize imana ugahura nabo uba wumva wasekewe aguherezayo umwaka wose aza gutunga umwaka wose nabonye umugabo ugomba kuntunga akangira umugore we ariko n'undi afite urundi rugo akangira umugore wa kabiri usenya urugo rw'abandi ntabwo narusenye ko sinagiye kumuzana wararumunze narimunze gute ntari muzi winjira ukatangira yaranyizaniye icyo gihe inshuti yanjye mwebwe mutuma abantu batuba kuzungo nk'abamama ubwo si yataza gutyo nge nari kuzabahoni ahubwo Imana yararebye ku mugani wawe ngo Imana urayizi Imana yararebye ibona nzapfa nabi iramunzanira Imana yararebye ibona rwose n'ubundi uyu mwana azabaho nabi Imana biramuzanye ibona biramunzaniye n'ukuri kandi noneho nemekwe n'Imana ibaho uzi ko ushaka ko warababaje abana be bakabura minerivare yazanye iwawe none sinjye wese nari umwana nk'abandi nari niyanze oya uzabura nako ariko Imana yaramunzaniye ariko Imana iracicaye ku ntebe y'imbabazi humura kitampaye umusore kampa umugabo
Serese bafite iki baguhaza naho rero yamaye umugabo ufite icyo afite abo basore ndi bari kuza baje kuntesha umutwe ahubwo n'ubu ngubu ukeneye umusaza n'ubu ngubu ahubwo kuri kamera ndabivuze nkeneye umusaza ukeneye gusenya urugo rw'abandi ndusenya sara uwo ngiye kuguzana mu kiziriko yego azizana Mungu wangu we niba iki mwabantu mwe ariko Abanyarwanda mujye mukunda ubuntu bw'Imana bukujeho uhinduke mu izina rya Yesu amen amen nawe Imana igufashe kandi Imana nukurira cyagukeneye ubu se umbwije ukuri ufite umugore wowe uri muri za ntama 99 zagiye imwe ngiye kuzana na Kristo tugushakisha abasaza mu nkurikiye bafite gahunda mu nshake abasaza ndababujije ni mwiyahure rwose ni mwiyahure uyu muntu akeneye deliverance kereka nushaka nihaza abasaza b'abapasteri bakabanza bakakora bakagusengera oya nese kucyumva yuko umusaza batacoboka cyangwa ntashoboka ngiyewe tumuryango icyakubwiye cyiza cy'abasaza buriya kereka nimushaka umusaza wapfakaye byibuze ukamuherekeza muri pansi nanjye wapfakaye sinamutora ubushaka ufite umuryango utesha umutwe uwo muryango ayo mafaranga y'uwo musaza tuye tuyagabanamo kabiri nanjye mbeho ko baza ubwenge se ahubwo abasaza bankurikiye abanyaprochingi abo turi kubwira bose baza ubwenge muri no minsi basigaye barabuze ariko muri icyo gihe byari byoroshye kuba wababona ubu basaza barabuze ubu barabuze basigaye nabo sinzi ibyabo kandi urabakeneye mana yanjye mana urabyumva kuko ntabwo nakwihakanye mana urabizi ariko ndabakeneye mbega isengesho ni nka ryari ry'umujura ni ibiganiro bye bareka tubanze dukomeze twumve ariko ubuntu bw'Imana bukugiho Imana ikugire neza iguhindure amen iguha akazi ngiye nagusabira akazi cyangwa ukabona uburyo bundi bwo kubaho ibyo bintu ukabireka yego amen ntago ngiye kubwira abagabo ngo muze mumurebe bayabona nimeranye ndayibasigera bajya banampamagara ntago twamamaza ubusambanyi reka ubwo se kereka nimba uvuga ngo wenda ndadoda cyangwa se nkora amasuku nimba ari nk'umusaza igipangu cye cyangwa se umuntu wari wese ariko si oya ntago ari umusaza gusa umuntu wari wese ufite business ijyanye n'ibiki business yari yo yose fa ko ari business ushaka gutanga akazi wagakora iminsi ngahe iminsi yose yaba yifuza ko tuyikorana mw'abantu mwe mu mwakazi ntari urugo rwawe warusanga kuri Nyabarongo ariho kubera iki baya n'ubundi rega ntawe usenya urwasenyutse ubundi urwo rwari ruri mu nzira aho gwenda rwarabuze ngiyewe none ngo reka twiyumvira ubwo buhamya bwazamu wagwanye waguteye inda byaje gukomera haryo ubwo yaraje yaranyiba asubira i Bugande arabura biba ngombwa yuko n'ubundi nsubira mu kazi urumva igihe cyo kubyara cyari kiri no kwegereza ariko bimwe na bimwe narabashe ko na saving udufaranga na ducya twamfasha mbyara ndakomeza ndakora cyane nkoresha imbaraga ariko ntakora bya bindi gusa bya bindi nagiraga amasaha mbikora nkagira n'andi masaha yo gukora ese ubwo uri kubihishira iki wari wakoraga uburaya nakoraga akazi k'uburaya yego kuko bya bindi abantu bashobora kugira ngo ni nk'utuntu wajyaga gukora ari mugoroba oya twakora ni mugoroba twari udutaro nuvuga ngo imirimo y'amaboko yari yaraguhombeye yari yarananiye yego kubera n'ikibazo cy'uko ntigeze nyimenyera manywa rero nkirwa nikorera agataro kanjye nibereye mu kazi ninjoro nkigira mu muhanda wanjye kandi nkazana amafaranga uko nayashakaga ntanayavunikiye cyane ubu ariko nizere ko waburetse ko hashize igihe kinini Imana navuga ko Imana yangiriye ubuntu iyo ubonye ubya genda samuratsinze icyo ngukundiye urumuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire